tubashimire mwese abadukurikiye muri hirya no hino ku isi ku migabane itandukanye igize iyi si dutuyeho. Iyi ni Intumwa y'Agakiza TV online, akaba ari televiziyo ikora kuri YouTube, ikaba igamije kubagezaho byinshi bitandukanye byo kubaka ubwami bw'Imana. Mujya mubonaho ijambo ry'Imana, mujya mubonaho ubuhamya, ndetse mujya mubonaho n'imyidagaduro nyobokamana, byose bigamije kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke kandi Imana ikomeze gukora mu bantu bayo. Aka kanya rero ntabwo tuje mu ijambo ry'Imana, aka kanya ntabwo tuje mu myidagaduro nyobokamana, ahubwo uyu munsi tuje mu buhamya. Tugiye kubagezaho ubuhamya. Uyu mukozi w'Imana turi kumwe aha ngaha agiye kubagezaho ubuhamya. Agiye kutubwira inzira ndende yaciyemo guhera mbere y'uko yakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, aratubwira ukuntu yakira Yesu nk'umwami n'umukiza we, aranatubwira uko byaje kumugendekera nyuma yaho n'uko ahagaze uyu munsi mu murimo w'Imana. Nyaboneka ntucikwe, urabona ko afite imbago, uri buze gusobanukirwa impamvu y'iyi mbago agendana n'ikibazo yagize mu kaguru n'icyaba cyarabiteye. Bishobora kuba byanatewe no kuba yarageze igihe niyumvira Imana. Niko ndi kubitekereza kandi bishobora kuba ari ukuri. Rero ntucikwe, tuguhaye ikaze. Kora kanda kuri subscribe mbere y'ibindi byose. Kora like, ukore share. Kanda naho ngaho ukazogera kari hasi ukanyeganyeze kugira ngo video zose tuzadushyiraho uzajya ubasha kuzibona. Njyewe tugiye kubana ugiye kuyobora mu buhamya, nitwa Ndarisabamungu Paul Clement. Reka umukozi w'Imana tumuhe ikaze atugezeho iby'Imana yamukoreye n'inzira ndende Imana mucishijemo, ubikaye mufite mu kiganza nk'umukozi wayo. Ni kare umukozi w'Imana. Urakoze cyane. Imana iguha umugisha kunyakira muri uyu mwanya. Ndashimira cyane Imana ishoboje guhagarara imbere y'iteraniro ringana gutya. Nanone nshimira mwebwe mwantumiye kugira ngo mbabwire ubuhamya bwiza, ubuhamya Imana yankoreye. Imana ribaho umugisha. Mu by'ukuri ni burebure ariko ngiye kubicamo, ntabwo ari buvuge byose ariko ndavuga iby'ingenzi. Njyewe uko mundeba nitwa Pastor Ndushabandi James, nyoboye itorero rya Worship Center Musanze. Kuba ndi pastor uyu munsi ntabwo nigeze nteganya ko naba pastor nkora umurimo w'igipastor, ariko kubera ko Imana ari byo yanshatsemo, yabanje kunkura ahantu habi cyane mu buzima bubi bukomeye cyane. Mbere ndabanza kubabwira ko nabanje kuba umusirikare 95, 96, naje kuva mu gisirikare 97 nsezerewe mu buryo bwemewe n'amategeko. Rero ahantu naboneye Imana ni mu buryo bw'intambara nagiye nkura nazo mu kazi. Umunsi umwe nigeze kurwara, numva ko ngiye gupfa, indwara dysentery, indwara y'amashinya. Mbwira Imana ngo Mana, nunkiza iyi ndwara nzagukorera. Icyo gihe Imana yarabikoze, nari ngiye gupfa, iranyiyereka mu nzozi, irambwira ndagukijije unkorere. Irankiza, imaze kunkiza, naje gukizwa, ninjira mu itorero rya ADEPR. Icyo gihe Imana ikubwira ngo ndagukijije ngo unkorere, ese yaje gute? Nabibonye mu buryo bw'inzozi. Mbona umuntu araje arambwira ati uburyo wansabye ngo ngukize ndagukijije, ariko nawe unkorere ndashaka kugukoresha. Hari 96. Nagumye mu kazi, mbu murokore mu kazi. Igihe kigeze nza gusezera kuko nari ngiye kujya ku ishuri gusubira amashuri yanjye. Imana iranshoboza biremera, nta kwiga ndi umurokore narakijije. Ariko naje kugira ikibazo, ntabwo nahise nkora ibyo nasabye Imana ngo ngikore. Naraguye ndabivamo, nja mu buzima bw'ishuri, ndangiza wa gatandatu wa secondaire hari muri 2000. Maze kurangiza wa gatandatu nza kwiga i Bujumbura i Burundi, ndanezerwa nk'inzoga, nkora ibyaha byose n'ubusambanyi, ndagenda mva ku Mana nyivaho. Ariko igihe kinini Imana yagumyaga impamagara imbwira ati wowe naraguhamagaye nkorere kubera ko wavuye mu murimo wanjye, naraguye. Icyo gihe rero navuye i Bujumbura ngeze mu Rwanda, nari nshaka gushaka amafaranga, nkeneye gushaka ngo niteze imbere ko nari mvuye kwiga mu mwaka wa mbere wa kaminuza. Mbona ubuzima butanyoroheye bw'amafaranga, nja muri Kongo gushakayo amafaranga, nja gucuruza amazahabu, nja gucuruza ibintu by'imbaho. Imana umunsi umwe yantumye irambwira iti mwana wanje wowe naragushatse,
iravuga ngo wowe James naragushatse nkorere uranga, ngiye kugukubita inkoni ku buryo tuzankorera. Sinabyumvaga ndabisuzugura, intumaho abakozi b'Imana batandukanye mu buhanuzi ndanga. Umunsi umwe muri 2012 nibwo hari muri Congo nari ndi gukora ibintu by'amabuye, bigeze habaye intambara. Nari maze mfite amafaranga ndi gucuruza, hamaze kuba intambara ariko naranze gukizwa, naranze kugaruka mu murimo w'Imana, ko Imana yambwiraga ko nshaka kuyikorera singira ibindi bintu nkora. Icyo gihe intambara yarabaye, ya mafaranga nari narasoyeyo yose ndayabura, kuko ndibuka naze hano Musanze nje gusura madamu, tujyana gusenga ahantu hano kuri Nyarubande muri ADPR, turahurira n'umukozi w'Imana bita Alphonse, arampanurira arambwira ati James ntabwo Imana igusaka muri ibyo bintu urimo. Ndamwangira, arangije arambwira ati rero urugendo rwawe ntabwo ari rwiza, ndabonamo impanuka. Nahise musuzugura, mu by'ukuri ntitugasuzugura abakozi b'Imana. Haleluya. Abakozi b'Imana bakorana n'Imana. Ntabwo Imana izakubwira ngo ive mu ijuru, hari igihe gusanga mu nzozi, hari n'igihe ikoresha umuntu. Naramusuzuguye, nabonaga bari mu buzima butari bwiza nk'ubwo ndimo, nkabasa amazi, nkabona n'abantu bicaye ku mikeka basenga, ndavuga abangaba ntabwo Imana yabavugisha. Ndabasuzugura, n'ibiteye kashe zanje mfite amadolari, ndabasuzugura. Ariko hari ku munsi wa gatandatu, kuwa mbere napanze gahunda y'urugendo rwo kujya i Kampala. Maze kurupanga, nari ngiye kwagura ubucuruzi bwanjye i Kampala, ko nabona ko muri Kongo hanze nari mfite miliyoni 10. Mvuga nti nibura mu mafaranga nataye muri Kongo, izi miliyoni zanje 10 ngiye kuzikoresha i Kampala, ncuruza ibintu by'amatekino za Kampala, namaze kubona n'inzu. Icyo gihe rero Imana yavuze kuwa gatandatu. Imana ni Imana y'ukuri, ntabwo byatinze. Nagiye i Kigali ntega Jaguar. Ubwo haraciyemo igihe kingana iki uhanuriwe ubwo buhanuzi? Hari haciyemo iminsi 3. Hari kuwa gatandatu, inkoni impanuka kuwa kabiri, ni iminsi 4, ni hafi iminsi 4. Ubwo wakoze impanuka ugiye Uganda? Ngiye Uganda gusuruza gukora business yanjye. Ariko bari bambujije, Imana yambwita singushaka muri ibyo bintu by'ubucuruzi, ndashaka unkorere. Naye simbyumve, nkumva nta kintu nageraho, ndacuruje kandi Imana ishaka mu muhamagara. Nshuti yanjye nkubwire ngo Imana iguhamagaye, reka kwirirwa wanga, reka kwirirwa urwana n'Imana. Imana nta nitagukura, ntabwo Imana wayicika. Naragiye gutega hari kwa gatandatu, hari kuwa mbere ndazinduka nja gutega Jaguar, nteze Jaguar, barambwira ati ntabwo amatike yarangiye, uzagende kuwa kabiri mu gitondo. Hari Nyabugogo. Kuwa kabiri mu gitondo nateze akamoto ngende na Jaguar mu gitondo. Ariko nageze hariya kwa Kabuga ndi na kamoto, nakubitanye n'imodoka. Imodoka iraza ingubita kano kaguru mureba karacitse, kacikiye umugu. Iyi ni proteze, ntabwo ari akaguru kacikiye umugu. Kamaze gucika, kuko Imana yari yambwiye, yakoresheje umukozi w'Imana, abakozi b'Imana turi gusengana ba Alphonse. Nahise njyama hano ndi mu muhanda, ndavuga Imana uri Imana yo kubaho. Sinzongera kugusuzugura, sinzongera kwanga umuhamagaro. Kuva uwo munsi natangiye gusengera hasi aho ndakaguru kacitse. Ushatse kutubwira yuko ukimara gukora iyo accident, ntabwo akaguru kacikiye mu bitaro, ntabwo kacikiye ahandi, wakoze accident direct gahita kavaho? Oya, ntaho kahise kavaho, kasigayeho nkuru nk'agahu, n'udutsi dukeya, ntaho kari kagenda kameze nk'umugozi, ntaho kagombaga gusubiraho. Icyo gihe rero banjanye muri hopitale. Abantu banjanye muri hopitale ni abantu hano haraguye. Umve ko ya mafaranga yanjye nari ifite abantu barayajyanye. Sinzi ko yagiye ko nari yabi mu muhanda muri za Mayibobo hariya. Umuntu wese yaza agafata telefone, undi akaza afata icyo yishaki. Nasigaye nta n'ikintu na gito mfite. Uwo mwanya rero ambulance yaraje irantwara, kuko abantu bampamagariye ntabwo mbazi. Ambulance ijanye mu bitaro muri CHK, nagiye muri koma ntumbaze uko byagenze. Nagiye gukanguka sanga umugore wanjye ari kumwe nanjye. Yesu ashimwe. Icyo gihe mbonye umugore turi kumwe, nasanze akaguru bagaciye, mbona sinzi ukuntu bamuhamagaye, yambwiye ko bamuhamagaye kuri telefone, akavuga umugabo yacitse yakoze impanuka.
nisanze muri paviyo nisanga ndwaye akaguru kacitse, ariko twari turi muri paviyo. Muri paviyo batanga amafaranga menshi. ubwo paviyo no kuvuga iki? Ni mu cyumba cyo bavuriramo abantu bishoboye, atari muri sale isanzwe, kuko umugore wanjye yari azi ko mfite amafaranga, ariko mu by'ukuri amafaranga yari yagiye. Uri ibintu by'isi Imana itagufashije biragucika. Ni Imana itanga amafaranga ishaka yakwaka. Niyo mpamvu kugira ubutunzi uri kumwe n'Imana biba byiza kurutaho, naho kugira ngo ugire ubutunzi ureke Imana ntacyo bwakumarira. Amafaranga yanjye yagiye ku manywa izuba riva ntumaze wayajyanye. Yagiye kujana muri paviyo mu cyumba cyiza cy'abantu bishoboye bameze neza. Ngezemo nkangutse ndamubaza madame, ahantu nsize hameze gute? Arambwira ati ahantu ibishyura 15 ku munsi. Ese ibiryo bishyura ngahe? Ambwira ko ibyo kurya ni 5 icyo gihe nawe 5 ibisanzwe by'amafaranga makeya. Bari bantegetse amazi, bategetse amatunda kugira ngo igisebe cyanje kibashe kugira gute gukira. Bikubise imibare sanga tugomba kurya 1000 munsi y'10. Ariko icyo gihe madamu yabikoze azi neza ko ufite amafaranga. Yarazi ko mfite amafaranga. Kumbi bayatwaye. Umupagani bwanje nafite ingorane. Sinakunda kumubwira amafaranga mfite. Hari abagabo benshi bagira izo ngorane rero. Akagira amafaranga ariko umugore ntayamenye. Umva yagiye gukora ibintu azi ko mfite amafaranga ko namuhishaga amafaranga yanjye. Ariko icyo gihe maze gukubita imibare sanga bitazajyamo. Ndamubwira mada ahantu rero wanzanye ntabwo nzasubira kuhishura. Arambaza amafaranga yagiye. Yarazi ko amafaranga ari kuri konte. Nabwo amafaranga sinzi yagiye kuko nawe nasize muri Kongo. Ntabwo yarazi ko naguze ibinombe. Wumva ko mfite amafaranga kuma amafaranga yashize. Ariko Imana ishimwe ko umugore wanjye yarakishijwe. Yari afite udufaranga kuri konte 500. Aravuga ati rero aho ya umugabo wanjye uzagire kansere njyewe ndishura, ariko wo kuvurirwa ahantu haguteza ikibazo. Nshuti yanjye ni byiza nk'abantu bashaka kugira umugore ukijijwe. Buriya nk'umuntu usenga ukaje gushaka umugore udakijijwe wahiteje ibibazo. Iyo ufite umugore ukizwa abasha kukwihanganira nubwo waramunaniye akagufasha n'igihe wagize ikibazo. Umugore wanjye ndagushimira cyane kuko Imana yaramukoresheje. Imana imuhumugisha. Haleluya. Nanjye musabiye umugisha ku Uwiteka Imana. Icyo gihe rero turi muri ibyo bitaro nkimara kumenya ko Imana inshaka, nahise ntangira isengesho. Natangiye kureba hari umuganga waje kundeba akaguru kacitse. Rero umuganga w'umukongomani wavuraga muri CH. Aravuga ati James kankubwiza ukuri. Akaguru kawe ntabwo za hano munsi y'amezi 6. Ambwiye gutyo nahise niheba. Ndeba amafaranga nzatanga nayifite inzu yanjye. Nahise ntekereza kugurisha inzu yanjye. Ndeba uburyo mbaye ikimuga ikirema. Ndeba uburyo inzu yanduhije. Mbona umugore atazashobora kubaka inzu ngo nsubire kubona inzu. Murazi ubuzima bwo kubona inzu ukuntu bugoye. Nahise ntangira kurira. Ntangira guhamagara Imana. Bwira Imana ngo Mana uburayigarukiye umfashe rwose inzu yanjye ntigende. Mbaye ikimuga, umugore wanjye ntazashobora kuyubaka. Nagiye muri Kongo, naraye amajoro, nari nzana inzu nayikuye. Ndavuga umugore wanjye bigiye kuba ikibazo, abana banje bazaba amayibobo. Ntangira guhamagara Imana. Nasenze ibyumweru 2 ijoro n'amanywa buri munsi kujya ki mu bitaro. Baza bavuga ati ngo pastor uri hano ninde, babona ko ari umupastor usanga akijijwe kuko nahise nkizwa ndamaramaza mpamagara Imana. Ariko Imana yo kabyara iranyumva. Nshuti yanjye Imana irumva. Haleluya. Imana ingirira neza. Nijoro umunsi umwe hashize ibyumweru 3 Imana irambwira ngo mwana wanje humura niwe wabiteye. Iyo unyemerera ntabwo byari kukubaho, ariko kuko wemeye ugahindukira uyu munsi ibitaro nzabyishura, n'inzu yawe nzayirinda, umugore wawe azakubaha nubwo ukiza akaguru uzabana amahoro. Haleluya. Urumva ko ibyo byari ijambo ryiza pe. Ijambo ryiza. Nari mfite ikibazo mu mutima nubwo ntagisengeraga. Navugaga umugore wawe ntabwo azongera kunyumva. Murazi neza kugira ngo umugore agire umugabo w'ikimuga numvaga nta agaciro, ariko uyu munsi Kristo amaze kumbwira ko umugore wanjye azanyubaha, nahise numva ngize amahoro. Ambwiye ko inzu yanjye itazagurishwa ko azanyishura, numva ngize amahoro. Ese wabibwiye ute?
byagenze bite? narose nararyamye ngira inzozi, umuntu araza arambwira ati James niwe wabiteye, wanga kunyumvira, niyo mpamvu ibi byakubayeho, ariko kubera ko uri umwana wanjye humura, ngiye kukwishyurira ibitaro, nzakugaburira hano muri CHK. arambwira ati kandi n'umugore wawe, hagati yawe n'umugore wawe nzabaha amahoro. urumva mu bintu bikomeye cyane, abantu babuze ingo nyinshi cyane muri iki gihe cy'imperuka, ni ingo z'abakristo benshi zikunda kuba zihungabana. Shetani akunda gutera ingo, ariko icyo kintu cy'amahoro mu rugo ndagishimira Imana kuko ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi ndashima Imana kuko n'inzu yanje itagiye byagenze ukuntu byagenze. Rero yawe mbibabwire, icyo gihe ubwo nari ndwaye, madamu yari umuntu usengera kumuhoza, ari umuntu uzwi bakunda. Wumvise ko umugabo we nubwo ntasengeragayo, wumvise ko umugabo yagize impanuka, bose bariteranije. Haleluya, haleluya. Imana iravuga ikanasohoza. Yari yabimbwiye, irangije iragenda ibakoraho. Ubundi Imana izi ikora ku bantu bayo, ikabereka ububabare bw'umuntu wayo. Baragenda barifata, barateranya amafaranga, banzaniye amafaranga ubyumve agera kuri miliyoni, bayashyiraho ngaho. ubwa mbere bazanye 200, ubwa kabiri bazana 300, ubwa gatatu bazana 300 noneho hagumye haza n'ibindi bice. Ariko nanjye ko namaze gukizwa, kajavana mu 10 nkohereza ku rusengero kumuhoza. Haleluya, amen. Imana ibigenza neza. Noneho nabayemo amezi 4. Murumva kubamwo amezi 4, ko nubwo yavuze 6 ariko nagezemo amezi 4. Muri ayo mezi 4 rero Imana yarambwiye iti urakize. Mwize itingiye kugukiza. Ariko cyo nshaka kukubwira cyo ya pavio niyo nshaka kujya mvugeho gatoya. Muri ya pavio nari ndimo habayeho icyo bita amavugurura. Baravuga bati tugiye kubaka duhindure iyi pavio. Twari turi ahantu 15. Bahita bitegura guhindura iyi nyubako. Bahita badufata batujana muri sare nziza, n'ubundi tuguma dufashwe neza, kuko bagiye kubaka atari twe tubabwiye ngo bubake. N'ubundi gufatwa neza bigumaho, kuko badufata nk'abantu biyishyurira ibyumba. Noneho inyubako ije bituma naho twagiye badufata neza. Mba ahantu heza, banyitaho. Abaganga batuvuraga hara mu cyumba nyine biriya byumba bya privé bimwe biba mu bitaro. Abaganga bari badutoranije batugumaho, ko bazi ko namara kubaka tuzasubira n'ubundi ahandi muri pavio. Ntabwo rero byahise pavio yuzura ako kanya, kuko Imana yagumyaga n'ubundi kundeka mbanze ngumye mfatwe neza, ntari muri ya masare ya rusange, kuko bari badufashe nk'abantu baba privé bafite amafaranga. Aho batujyanye ari kubaka bagumya badufata neza, buri kintu cyose abashitsi badusura. Mu by'ukuri nagize keya nziza aho ngaho mu bitaro, bitewe n'Imana ishobora byose. Amezi 4 yaje gusira rero, pavio itaruzura. Noneho naje gutaha. Nje gutaha, Imana ngeze mu rugo ikambabwiza ukuri barokora. Imana yashiravuga, kuko uyu munsi niba nkubwiye ko Imana ivuga, wenda abantu batarumva ko Imana ivuga, reka mbikubwire. Imana ishaka kuvugira mu buhanuzi nangwa se mu nzozi. Nanjye naje kugira inzozi, Imana iransanga irambwira iti rero ugiye gutaha, ariko uzankorera, nzagukoresha mwigishe Bibiliya muri theology, uzankorera akazi gakomeye. Nataje mfite iryo sezerano ko ngiye gukorera Imana. Ariko ya mafaranga bampaye yamfashije kutagurisha yanzu nasabye Imana. Ngeze mu rugo, nageze mu rugo maze kwishyura ibitaro. Ntanakubeshye amafaranga nishyuye ibitaro ni 175, kubera ko twagiye muri sare bitaduturutseho. Amafaranga nateganyaga ko wenda mu mezi 4 ngomba kwishyura hafi miliyoni 2, ariko n'ijana, ariko byahise bigabanuka bigira 175. Andi najaga mfata ibipimo mu mujyi n'abantu bayishuraga, kuko nkigera mu bitaro Imana ikimbwira ko izabana nanje, ntago nigeze mvunika. Abantu bagiye Imana bakoresha kuza kunsura no kuza kundeba. Ikindi nakubwira uburyo nariye ndi muri CHK, nariye mu buryo budasanzwe. Hari waje kunsura, angezeho asanga ndiko ndasenga Imana, ahita yitanga ngo ngiye umukozi w'Imana ndaje mugaburira. Umugabo umwe wari ufite restaurant Nyamirambo ariyemeza, yari umurokore, ati umukozi w'Imana ndaje mugaburira kugeza igihe azatahira. Bya bindi Imana yambwiye ko izangaburira, ikananyishurira,
ibyo byose yagize gute yarabitunganije. Ntacyo nashinja Imana, Imana ifite byose. N'uyu munsi ndagira ngo nkubwize ukuri, n'Imana iguhamagaye ntushidikanye, Imana ishobora byose. Mvuye mu bitaro ngeze rero mu rugo, byagenze gute? Nagumye gusenga Imana, nsezerana na madamu. Ndamubwira rero, madamu, urabona ko nari naranze kumva, Imana iranshaka, none twabigenza gute? Madamu ambera umwana mwiza, arambwira ati uko bimeze, uko byagenda kose njye nzakora akazi gasanzwe, nawe ugende ukora umuhamagaro w'Imana. Naje rero twaje kubyumvikana. Uyu munsi akora mu ishami rya Compassion, niho Imana yamuhereye akazi. Noneho njyewe naje kujya kwiga teoloji, niga ibya Bibiliya, mvayo ndi kuba pasiteri hano Musanze muri Worship Center. Ariko icyo nshaka kukubwira cyo, uyu munsi hari ibintu Imana ikora bitewe n'uko nemeye umuhamagaro. Icya mbere, hahandi nari mfite, Imana yanyongeye n'ahandi. Ikindi cya kabiri, ni iwanje narahavuguruye, habaye heza cyane kuruta uko hari hameze, kandi ndi ikimuga, akaguru karacitse. Bivuga ngo igihe kinini madamu aje akambwira ati ariko wareka ibyo byaha byawe ubamo ukaza tugakorera Imana. Nkabona udufaranga akorera, nkadusuzugura, nkabona nta kintu yangezaho. Ariko Imana imaze kuvuga ngo ngiye kumuha akazi afashe umuryango, nawe unkore. Imana yagiye imuzamura, yatangiye kuba umuganga muri Compassion, nyuma arazamuka aba PD, aba umuyobozi wa Compassion, bitewe n'uko Imana ari kumwe natwe. Mu by'ukuri ntacyo dushinja Imana. Ndagira ngo ubwize ukuri, icyo nakubwira cyo nuko uyu munsi ndibuka umunsi umwe nemeye umuhamagaro. Aho nemereye umuhamagaro, hari ibintu bibiri ngiye kubwira Imana yakoze ku buzima bwanjye bikomeye cyane. Abana banje bigaga kuri primaire zisanzwe, badashaka kwiga kuri kuma primaire amwe y'amaprive, urazi ko ahenda. Umunsi umwe Imana intumye Tanzania kuvuga ubutumwa, namaze ibyumweru bibiri ndagenda, nkaja nja gushaka abantu ngo mbabwirize mu muhanda nk'uko Imana yambwiye. Maze ibyumweru bibiri Imana yambwiye kuva uyu munsi ndaguhinduriye, abana bawe mbakuye ku maprimaire asanzwe mbasize ku maprimaire akomeye. Icyo gihe natashe madamu mu minsi mike nibwo bahise bamuzamura mu ntera, tubona ukuntu twishyuriye abana bacu amashuri meza. Ikindi nakubwira na kano kaguru mfite, akanaguze, ahubwo nari nzi ko utajya bakubita hasi. Akangaka ntabwo nakaguze amafaranga yanjye, najyaga kuvuga ubutumwa ndi gutaruka. Ngezeyo muri iryo vuga butumwa nakoze, haleluya, Imana irambwira ngo mwana wanje, ngiye gutegeka abantu bakugurira akaguru, ngiye kugufasha kubera ko ninjye waguhamagaye. Uyu munsi ndimwe mvuga butumwa, nibwo abantu bicaye muri Compassion baratekereza, ese twafasha nde iki gihe cya Noheli? Umuntu ufite ikibazo twafasha kugira ngo tugire abo dufasha ninde? Baricara barategura, batera umukozi w'Imana bita James. Sine nababwiye ngo mfite ikibazo, ahubwo Imana yagiye kubabwira. Iyo dukorera Imana ntakazwe tubwira no wadufashe. Imana irihagije kugira ngo itegeka kugufasha utabanje no kuvuga, utanasabye. Abantu benshi bagira ingorane bakaja kwigisha bari gusabiriza ngo abantu babafashe. Ntabwo ari byiza. Imana aho niba byiza, Imana itegetse kugufasha, kuko ntawe ushobora kwanga Imana imubwiye ngo nagufasha. Babitekerejeho, hari jamari ni umukozi w'Imana, babitekerezaho baravuga ati kadufashe umukozi w'Imana. Baritanze abayobozi b'umushinga, buri wese aritanga. Navuye mu ivuga butumwa muri Tanzania, nsanga banteguriye amafaranga 1,500,000 yo kungurira kano kaguru. Umva 1,500,000 ni amafaranga menshi mu by'ukuri, sinari kuyabona. Ariko kubera gukorera Imana, Imana ifite amafaranga, yahise ikoresha abantu, mbona akaguru ndagenda. Ikindi nakubwira, reka nkubwire ukuntu madamu nawe yabonye akazi. Maze kwemera gukorera Imana, ndibuka umunsi umwe nagiye kuvuga ubutumwa Uganda, nagiye gushaka abagore bamwe barabapfumu b'Abaganda, ahantu bita za Kiboga. Nagiyeyo, ngezeyo usanga abagore baba mu bapfumu b'Abagandakazi, ndabahendahenda ndabigisha. Icyo gihe mbwira madamu, nti madamu umekatike abantu ndabona bambabaje, ndabigisha. Hanyuma naje amahirwe imiryango ibiri irakizwa. Ikijijwe nimugoroba ndyamye, Imana iti mwana wanje, kubera yuko
wagiye kugarura abantu banje ari nta nyungu ubishakamo. Ngiye gufata umugore wawe muhe kontra y'akazi. Uwo munsi nawe naramubwiye. Nyuma mu minsi mikeya niho habayeho appel d'offre, bahamagaye bamuha akazi. Akazi akabona kubera ko Imana yakamuhaye. Rero nasoza nkubwira ngo hari ijambo navuze ngo nababwireho rijanye n'ubuhamya, ibaho ntimukiganyire. Ni Yesu wabwiye abigishwa be avuga ati ntimukiganyire ngo mutekereze ngo tuzarya iki cyangwa tuzambara iki. Ati kuko ibyo byose yababwiye ngo kuko ubugingo buruta ibyo kurya ndetse n'umubiri ukaruta imyenda. Arababwira ati mutekereze ku gikona, nikibiba nigihunika, atari ko Imana yo mu ijuru irakigaburira. Ati se mwebwe ntago muruta igikona cyane? Mu by'ukuri Yesu yabibwiye abantu azi ko muri gihe ngiki hari abantu bazanga gukorera Imana bitewe n'ubuzima ariko arahura nabwo. Nanje kandi nicyo cyambujije gukorera Imana. Nakuvuga nibaza nzabigenza gute, ninkorera Imana nzaba umukene, ntago nzabona icyo abana banje, nkareka umuhamagaro bitewe n'impamvu yo kuvuga ngo nta kintu ntago nzabona imibereho y'abana banje. Icyo gihe rero Yesu aravuga ati niba Imana igaburira igikona kidahinga ntikihunike, ni gute wowe Imana yaremye mu ishusho yayo itabasha kukugaburira? Abantu benshi bagira ingorane mu muhamagaro. Hari igihe ahura n'ikibazo nk'ibyo nahuranaga nabyo nshaka kwiteza imbere, yahura n'ikibazo akareka Imana. Ariko Imana yo mu ijuru yiga ubonye mu muhamagaro wayo, uyizera ko ari papa wawe ariyo yaguhamagaye, kankubwiza ukuri ntabwo Imana yo mu ijuru izagutererana. Ndagira ngo mubwize ukuri, Imana yakoresheje bari abakozi bayo ngo banzanire amafaranga banyishyurire ibitaro, ikoresha abantu baha umugore wanje akazi. Nawe uyu munsi niwemera umuhamagaro wawe gushakamo kandi ukizera Imana, iraza kugufasha mu buzima bwawe, iraza kuguha akazi. Yesu ashimwe. Hari ahandi hantu Yesu yabahaye n'urugero rw'imyenda. Ntabwo ati murabona ubu burabyo ntabwo budoda imyenda, atari ko Imana yo mu ijuru ibasha kubwambika bukambara neza, ejo bugahunguka hakaza ubundi. Ati si Imana ibasha kwambika uburabyo bumeze gutyo bwarushaga Salomoni kwambara, ntabwo wowe yakwambika wowe ufite kwizera gukewe. None rero ati mubanze musaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi nibwo muzabyongererwa. Barokore dukorana umurimo w'Imana. Cyangwa se umuntu uri hanze kankubwira ukuri, usaka uri hano mu rusengero byumve, wumve neza yuko niba wari ugishidikanya gukorera Imana, Imana irashoboye kugufasha. Ntabwo bivuze ngo uzareka gutekereza ku byo uzakora, ariko uzabitekereze, ariko ntuhagarike umutima ngo bigukure ku Mana. Uzabitekereze, usenga Imana igufashe mu gitekerezo watekereje. Ntukumve ko ari imbaraga zawe ngo bitume wiheba. Nutekereza umushinga uzagutekereze, Imana igushyigikire. Uti gute? Paul yaranditse aravuga ngo mu Bafilipi 4:12 ngo ntimukiganyire ngo ahubwo ngo icyo mushaka cyose mujye mugisengera mukingingiye munashima. Bivuga iki? Imana izakuyobora mu mishinga urimo urakora, ariko reka kwiganyira ngo bikuvane ku Mana. Urara udasinziriye wumve ko ari wowe wenyine. Ibyo ni byo kwiha bitumye abantu benshi bavuga ngo Imana yaraturetse, bava mu muhamagaro, kandi Imana ikeneye yuko uyiringira ko ari izateza imbere umushinga wawe. Rero mbabwiza ukuri, Salomoni nawe byamubayeho, agiye kuba umwami. Yaragiye ngo abwira Imana ngo Mana ndashaka kuba umwami, ngo ariko ntiyabwiye Imana ngo nshaka amafaranga, ahubwo rero nshaka kugira ngo nje nshira Abayisiraheli imanza nk'uko ushaka. Yashyize imbere umuhamagaro, ntiyashyira imbere ubutunzi cyangwa abanzi be, kubera yuko Imana yo mu ijuru yabonye intego afite, ibasha kumushyigikira mu bwami. Navuga ngo ubwo wifuje neza, ntiwifuze kwica abanzi bawe, ntiwifuze ubukire cyangwa amafaranga, ngiye kukongera n'ibitansabye, kuko deja wabanje gushaka ubwami bw'Imana, ibindi bigiye gukurikiraho. Imana yamuhaye amafaranga n'icyubahiro, ngo nta muntu wigeze amera nka Salomoni mu bamubanjirije n'abazamuheruka. Nanjye uyu munsi kankubwiza ukuri, uyu munsi ndi umugabo ufite amahoro mu rugo rwanjye. Umugore wanjye aranyubaha, yantangira ubuhamya, si ugukubisha, si no kwirata, arankunda cyane kuruta uko yankundaga kera nifite amaguru abiri, kubera ibyo mukorera, kubera Imana. Haleluya. Ikindi cya kabiri, haleluya, ndagira ngo mbwize ukuri,
na Kristo tubana. haleluya. Haleluya. Barankunda cyane kuko ntago mbabwiriza kubera inyungu, aho mbabwiriza kubera ngo aho navuye nabo bahave, bigatuma Imana bankundisha. Iki nakubwira, Imana igumye izamura madamu, ikamuha umushahara, ikamuzamura intera ko yavuganye natwe. Ntaje tubuze. Bivuze ngo amafaranga nakoreraga yayakubye kabiri. Ko umudamu yaramwongereye bitewe nuko nemeye kubaha Imana. Kandi umugore ntansuzugura, azi neza ko dufatanije. Nanje hari Imana icizira nkabona Imana amafaranga, ariko Imana itubeshejeho neza. Uyu munsi dufite inzu yacu nziza, dutuye ahantu heza, nta kibazo dufite. Ikindi tumaze kugira n'ahantu nka hatatu, dufite ahantu za Kabuga, dufite ahantu hatatu dufite Imana yaduhaye, maze gushika Kaguru kubera Imana. Urubango bye nari mfite nabashe kubishyira hano ku ruhande. Imana igenda iduha umugisha, ariko ko twemeye gukorera Imana. Ndangije nkubwira ngo rero mwene data, Imana ni hari abantu benshi Imana ikurashaka ahangaha. Ushobora kuba hari ibintu byinshi byanze kugenda, ariko ntumenye impamvu bitagenda. Banzere ko Imana itari kuguhamagara ngo kugira ngo iguhombe, yaguhombe. Ngo iguhombe, yaguhombe. Hari ibintu byinshi kuba uri guhomba ntumenye impamvu. Haleluya. Hano bitwa bayona, ukaba uyu munsi ibintu byaranze, ukaja mu miryango ugatuka, ukabanga Imana yamvuzeho ngo izankorera ibizankore. Ntabwo Imana iza gukora ibyo yakuvuzeho utaraja mu muhamagaro wayo. Rero njya nkubwiza ukuri, uyu munsi meze neza ko nemeye umuhamagaro. Namwe rero barokore mwemere umuhamagaro. Imana bahumugisha. Ndangije mbifuriza rwose gukorera Imana kuruta guhanga amaso hanze ngo wiganyire. Ntabwo bizagenda. Ntabwo Imana igira umupaka, ntabwo vision Imana ikamwa na vision. Nta bihe byarusha Imana, ibintu byose Imana irabifite. Reka tuyikorere dutuje tutiganyira. Imana bahumugisha mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze, amen. Shuti bakunzi ba Intumwa Agakiza TV online, ngira ngo uko biri kose hari ibintu byinshi mwungukiye mu buhamya bwa James. Imana aramuhamagaye ngo ayikorere, aranga gondije ashinga ijosi, ntiyagonda ijosi. Icyo gihe afite amaguru abiri, mwabyumvise, akaguru kaje kugenda kubera kwanga kujya mu muhamagaro, ariko nyuma maze gucika akagura tereka noneho ngiye mu muhamagaro ndebe. Akimara kujya mu muhamagaro mwumvise imirimo n'ibitangaza Imana yamukoreye. Nawe rero ushobora kuba umaze gukurikirana buno buhamya, reka bugira icyo bukwigisha. Niba Imana iguhamagara ngo ujye mu murimo w'Imana kandi ukore neza, Imana izaguhemba. Ariko nukomeza gushinga ijosi, kandi ugashinga ijosi iraguhamagaye ikubwira kugira ikintu naka wakora ukanga, ushobora kuzagikora ari ibintu watakaje kandi ukayikorera. Byaba byiza uyikoreye itari yaguhana. Imana ibaho umugisha mwese rero, kandi ntimukureho rwose ku Ntumwa Agakiza TV. Mukomeze mujye mukurikirana byinshi dushyiraho. Nimukande subscribe, nimukore share, nimukande like, mukande nako kantu kameze nk'inzogera kugira ngo video zose tuzadushyiraho muzajye mubasha kuzibona. Muzafashwe ubutanga uko mumaze gufashwa n'ubuhamya bwa James. Imana iguhe umugisha. Namwe mwese muteze amatwi iyi televiziyo, Imana ibaho umugisha aho muri ku migabane y'isi yose itandukanye, i Burayi, Amerika, Afrika, Aziya, Oceania n'ahandi hose hatandukanye. Mwese Imana ibaho umugisha. Naho ubutaha.